Mbifurije amahoro y'Imana nshuti bavandimwe aho mudukurikiye muri hose mw'isi. Iyi ni ya channel yanyu y'Abanyarwanda Damuru TV show, aho mukurikiranira ibyegeranyo ndetse n'amakuru agiye atandukanye ku bantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi twabakusanyirije bimwe mu buzima bwite bw'umuhungu w'imfura, umwana y'igikomangoma, umwana wubashywe kurusha abandi bana bose mu gihugu, Ivan Icyomoro Kagame. Ubundi abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati, ese mu by'ukuri ubuzima bw'uyu muhungu w'imfura wa Paul Kagame ndetse na Jeannette Nyiramongi, ubundi ni muntu ki? Abayeho ate? Akora iki? Ese aba hehe? Ni umuhungu mukuru ndetse akaba akurikirwa n'abandi bana batatu, barimo Ange Ingabire Kagame, barimo Ian Kagame, barimo na Brian Kagame. Abantu benshi rero bakomeza kugenda bibaza ku buzima bwe bwite kubera yuko badakunda kumubona mu mikino ya politike. Nta wari wamubona mu mpuzankano ya gisirikari cyangwa ngo yumve speech ye mu ruhame. Uyu ni umwe mu basore bakundwa n'ab'igitsina gore cyane. Abakobwa benshi bakunda kugenda bifuza kuba bazahura nawe, ariko inshuro nyinshi biba bidashoboka kuko ni umwe mu bantu barinzwe kurenza amategeko ndetse barinzwe cyane kurenza itegeko nshinga ry'igihugu. Abantu benshi rero bakomeza kugenda bibaza ibibazo byinshi bitandukanye ku buzima bwe bwite. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe uyu mwanya nkacukumbura mu bitabo ndetse n'inyandiko z'ubwiru, nkabaza abahanga ndetse n'abahatse byinshi bijyanye n'ubutegetsi ndetse n'abazi byinshi kuri uyu muryango. Umuryango hanini ububayeho mu buzima bw'ibanga. Ariko reka mbabwire tumwe mu dukeregeshwa twagiye tuvanwa mu bitabo by'abahanga bagiye bandika ku buzima bw'uyu musore, umusore w'igikundiro Ivan Icyomoro Kagame. Ubwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahishuye ibihe bidasanzwe yabanyemo n'imfura ye Ivan Icyomoro Kagame. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe yari ayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, hari mu minsi yamaze abana n'imfura ya Ivan Icyomoro Kagame babanye ku murindi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, aho yari afite icyicaro aho yabaga. Ni ingingo Perezida Kagame yagarutseho ku itariki ya 9 Nyakanga 2024 mu kiganiro yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Nanjye nari mpari, niyo mpamvu nagerageje kwegera bamwe mu bahanga bari bateraniye aho ngaho ndetse bahuriye mu myaka, hagira ibyo mbaganiriza mu by'ukuri bitewe n'igishyika ndetse nimba mutima nagize ubwo numvaga nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ku mfura ye. Kimwe mu bibazo Perezida Kagame yabajijwe muri iki kiganiro nuko abasha guhuza ubuzima busanzwe n'akazi akora buri munsi. Yifashishije urugero rw'ibyabaye, Perezida Kagame yagaragaje ko no mu gihe cy'urugamba yashoboraga kubonera umuryango w'umwanya, kuko hari iminsi mike yamaze abana n'imfura ye ku murindi wa Byumba, ahari ibyicaro cyangwa se icyicaro gikuru cya RPA. Ati mu 1994 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, yari afite imyaka 3 yonyine Ivan Icyomoro Kagame. Baramunyoherereje kubera urukumbuzi yari afite arararira ndetse ahora yibaza ati, Daddy ari hehe? Ivan Icyomoro Kagame mbana nawe muri iyi minsi ndetse muri iyi nzu mu gihe cy'icyumweru cyangwa se iminsi irenga 8. Yakomeje avuga ko no mu ijoro indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida ya Repubulika y'u Rwanda yagwaga, bari kumwe. Turi kwirebera umupira n'umwana wanjye, ngiye kumva numva bamwe mu bandinda batese, urabizi indege ya perezida w'u Rwanda irarashwe. Ntiye ati indege ya Habyarimana irarashwe. Ati ubwo Habyarimana yapfiraga mu ndege, umuhungu wanjye yari ari hano ndetse ari kumwe nanjye. Amakuru yaje turi kureba umupira w'amaguru mu marushanwa y'igikombe cya Afurika. Ndibuka yari Senegal na Cameroon. Haje umuntu afite ubutumwa bw'uko indege ya Habyarimana yaguye. Hari akavuyo muri Kigali n'ibindi.
yari ari hano turi kumwe, adahari nk'umusirikari, yari ari hano nk'umuryango. Nari ndi kugerageza kwirengagiza umutwaro nari mfite binyuze mu kuba mfite umuhungu wanjye hafi ndetse umwana wanjye w'imfura. Perezida Kagame yavuze ko hari n'igihe uyu muhungu we w'imfura bashatse kumukura aho yari ari ku murindi ngo asange mama we, ariko arabyanga. Ati ikindi kintu gisekeje cyabaye, namusize hano njyana n'ingabo zari zigiye imiyove, nohereza ubutumwa bwira abantu bari basigaye hano ko bakwiriye gusubiza umwana hakurya y'umupaka ngo asange mama we. Yanze kubyemera, arabyanga burundu, ararira arikurubanga, aravuga ati papa wanjye ari hehe? Yarabyanze. Kuri uwo munsi ukurikiyeho nabwo twari duhuze, byasabye ko ngaruka ku munsi wa kabiri kugira ngo mwumvishe ko akwiriye kugenda. Nabwiye abayobozi b'ingabo aho zari ziri ko bampa igihe gito nkabanza nkajya gukemura ikibazo bwite mu rugo. Abandi bati ese umugore yaba yaje, yaba yambutse? Ariko abari babizi, bari bamuri hafi, bati umwana we yakunguye, yakoze ibitakorwa n'abandi bantu, yanze gusiga se ku rugamba. Ari nayo mpamvu kubw'iyi inkuru abantu twese twibaza impamvu tubatabona Ivan Icyomoro mu myanya ikomeye ya gisirikari. Nyamara mu gihe mu Bugande hakurya aha General Muhoozi Kainerugaba we akomeza gupigirwa amasari, akomeza gushinga ibyo bita MK movement, akomeza kugaragara koko nk'umwana wa afande, nawe na afande rwose ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihe mu Rwanda abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese Ivan Icyomoro mu by'ukuri hazabasha gusigarira se ku ntebe mu gihe iminsi izaba ihaye iyindi? Kagame yavuze ko yageze ku murindi mu rukerera asanga Ivan Icyomoro aryamye aho abyukiye, amwumvisha ko akwiriye gusanga mama we. Ati byasaga naho yishimiye aho yabaga, byasabye ko mwumvisha ndetse bigera naho kumutegeka muha umuntu umujyana ku mupaka. Njye mpita nsubira ku rugamba, sinigeze ruhuka habe na gato. Nagombaga gusanga ingabo zanjye zari ziri mu masasu, nagombaga kujya kuyobora urugamba kubera yuko nari ndi guharura inzira izanyurwamo n'abandi bantu benshi. Ntabwo nari nitaye cyane ku bijyanye n'uko umuhungu wanjye yari yasiribanze ibirenge. Byari ngombwa yuko asubirayo agasanga mama we, natwe tugaharura inzira yo kubohora igihugu, tugakomeza gutanga ibitambo kugira ngo iki gihugu kibohoke, nabo bazakibemo gitemba amata n'ubuki nk'uko bimeze ubu. Mu bihe bitandukanye Perezida Kagame yakunze kugaragaza ko nubwo aba afite inshingano nyinshi atajya burira umwanya umuryango we habe na gato. Iteka ryose akomeza kugenda avuga yuko umuryango mwiza, ndetse umuryango mwiza ari ishingiro ry'amahoro, ari ishingiro ry'umutekano w'igihugu. We na madamu we Janet Kagame bafitanye abana 4 n'abuzukuru 2. Ibintu byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi ubwo bakomezaga kugenda mu by'ukuri babona murumuna wa Ivan Icyomoro Kagame akomeza kugenda azamuka mu mapeti. Nyamara uyu muhungu mukuru we akomeje ahubwo kugenda tutumbagira cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga. Abantu benshi bakomeza kugenda bavuga batese mu by'ukuri uyu muhungu azasimbura se ku butegetsi? Ese azamusimbura atazi no kurashisha nibura na pistoli? Ariko ibyo ngibyo bavuga baba bibeshya, kuko Ivan Icyomoro Kagame nubwo wenda abantu benshi batakunze kubigarukaho, ariko n'umwe mu ndwanyi zikomeye cyane zavutse muri uriya muryango. Ariko kandi abandi benshi bakaba bavuga yuko akunda kuryoshya ubuzima, ndetse akaba yikundira n'abana b'abakobwa kubera yuko byakomeje kugenda bigarukwaho
ariko abenshi nyine baba babivuga bashyeshyenga kubera yuko batamubona inshuro nyinshi mu myanya y'igisirikari ngo wenda abahuze. Hari nayo mpamvu abenshi bakomeza kugenda bibaza bati ese uriya w'umusirikari niwe wazasimbura se? Ariko ibyo byose bavuga bakekeranya kuko nta n'umwe ubuze ikijya mbere. Ivan Icyomoro Kagame rero akaba ari umuhungu wikundira rwose ubuzima buhenze, ndetse akaba yiberaho mu buzima bwiza cyane, aho bigaragara mu by'ukuri yuko aba ari kumwe n'abantu bakomeye cyane. Rero niyo mpamvu uyu munsi nakomeje kubavira imuzi n'umuzingo ku bijyanye n'ubuzima bwite bw'uyu musore, umusore w'intarumikwa, umusore usa na se w'amasoso, muremure mwiza, useka neza, uvugana ikinyabupfura, ushinguye, Ivan Icyomoro Kagame. Reka rero ibi biganiro ndetse n'ibindi, ibyegeranyo byiza cyane utasanga ahandi, tuzajya tugenda tubibanyuruzaho kuri Damoro TV Show. Reka rero tubabwire ko mu by'ukuri Ivan Icyomoro Kagame ari mu bantu 9 bagize inama y'ubutegetsi bwa Rwanda Development Board, bashyizweho n'inama y'abaminisitiri. Abantu benshi ntabwo baba bazi ibi bintu kubera yuko abenshi gusoma bibagora. Hari ku itariki ya 18 Gicurasi 2020 inama y'abaminisitiri yari yateranye, hafashwe ingamba ndetse zihambaye bitewe nuko icyo gihe igihugu icyari kiri mu bihe bikomeye cyane bya coronavirus. Ariko ni nabwo kuri uwo mugoroba hemejwe yuko Ivan Icyomoro Kagame ashyizwe mu nama ndetse y'abayobozi bakuru ba Rwanda Development Board RDB. Nk'uko tubikesha itangazo ry'ibyemezo ry'inama y'abaminisitiri ryateweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, hashyizweho abagize inama y'ubutegetsi Board of Directors y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda, Rwanda Development Board. Iyi nama y'ubutegetsi ya Rwanda Development Board yari isanzwe igizwe n'abantu 7, ariko kuri iyo tariki ya 18 Gicurasi 2020 habaye noneho impinduka ijyamo abantu 9. Yakomeje kuyoborwa na Ezek Fisher wari usanzwe ayiyobora. Kuri iyi nshuro akaba yarungiririjwe na Evelyn Kamagaju wabaye umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kuva 2004 kugeza 2011. Mu bandi bantu bagize iyi nama y'ubutegetsi harimo Diane Karusisi wari uyisanzwemo, ubusanzwe akaba ari umuyobozi mukuru wa banki nkuru ya Kigali. Ivan Kagame ari mu bagize inama y'ubutegetsi ya Rwanda Development Board. Ivan Kagame, imfura ya Perezida Paul Kagame, n'umwe mu bantu bashya bahawe inshingano zo kuba abagize inama y'ubutegetsi ya Rwanda Development Board. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'ubucuruzi, Masters in Business Administration MBA, yakuye muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa University of Southern California. Ivan Icyomoro Kagame ni rwiyemezamirimo ndetse akaba n'umushoramari mu bijyanye n'ingufu zidasaza renewable energy n'ikoranabuhanga. Kuri ubu ari mu bantu 9 bagize inama y'ubutegetsi ya RDB, aribo aba bakurikira: Ezek Fisher, perezida w'inama y'ubutegetsi; Evelyn Kamagaju, vice perezida w'inama y'ubutegetsi; Alice Nkurikiyinka ugize inama y'ubutegetsi; Diane Karusisi ugize inama y'ubutegetsi; Ivan Kagame ugize inama y'ubutegetsi; Eric Kachu
ugize inama y'ubutegetsi. Solange Uwituze nawe agize inama y'ubutegetsi. Riban Selimani Obadi nawe agize inama y'ubutegetsi, na Fef Keza nawe agize inama y'ubutegetsi. Ivan rero Kagame ni umwe mu bantu 9 mu by'ukuri bagize iyi nama, ndetse bikaba byaremejwe na se umubyara. Yes, reka rero mu by'ukuri bimwe mu byo twagombaga kubabwira ni ibingibi by'ingenzi. Ahandi rero turakomeza kugenda tubakusanyiriza, ndetse amwe mu mabanga y'ubwiru y'ibyo uyu mwana wa perezida wa Repubulika Paul Kagame akora, ndetse n'ibyo mu by'ukuri ashoramo imari bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho, bijyanye n'ubucuruzi, ibyo byose murajya mugenda mubikurikirana kuri Damour TV show. Reka rero mbasabe bavandimwe, nanabashimira cyane mwebwe mwakoze subscribe, mbashimira rwose byimazeyo. Noneho nanabasaba namwe mutarakora subscribe, hari ikintu buriya cy'ingenzi ubutarakora mu gihe ukurikira kino kiganiro kikarinda kirangira utarakora subscribe. Kora subscribe wa muntu we, kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona ibiganiro by'ubwenge, ibyegeranyo by'ubwenge, byaba ibya politike, byaba iby'iyobokamana, byaba iby'ubuzima, byaba iby'ubukungu, ndetse n'ikoranabuhanga, kugira ngo ubashe kwiga. Andika muri comment uti umutima wanjye nkweguriye kwiga, maze wirebere ukuntu turajya tugenda tubigenza. Mu kanya rero ni ikindi kiganiro cyiza cyane. Ndabakunda cyane. Wowe kora subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'ikiganiro cy'ubwenge. Nimwicare hasi twige mwabavandimwe mwe, kubera yuko uyu ni wo mwanya uba utazagaruka mu buzima. I love you so much. Bye bye. Ciao ciao. Stay on the touch always.